Polisi babarizwa mu kigo gishinzwe gusuzuma ibinyabiziga hano kitwa MIK. Uriya muturage rero yashatse umwe baziranye aramurekrita cyangwa se amushaka uburyo bakorana kugira ngo ajye azana ibinyabiziga binyureho atanze ruswa ndetse bidafite ubuziranenge, kuko nicyo twafashe mu gihe twari turimo kugenzura tumaze iminsi tubakurikirana nuko cyari cyahawe certificate kidafite ubuziranenge. Agakorana rero umupolisi agakorana n'uriya mugenzi we. Icyo twavuga nuko twabwira abanyarwanda, icyambere ruswa ihungabanya umutekano, abayitanga baba barimo guhungabanya umutekano, abayakira nk'abari abapolisi baba barimo guhungabanya umutekano, ariko noneho biba bibi kuko banawushinze. Bakwiye kuba bayirwanya, ntibakwiye kuba bayakira. Icya kabiri, serivisi zo gusuzumisha ibinyabiziga uburyo zitangwa burazwe, ntabwo hakwiye kuba hariho urujijo. Umuturarwanda wese uzumva mugenzi amubwira ati jewe reka ndebe uburyo nakujyanira ikinyabiziga cyawe kuri MIK, azamusabe yuko akijyana akakinyuza muri icyo kigo mu mashini zigisuzuma mu buryo bwemewe n'amategeko, butonyanije n'amategeko. Kuko kugenda ukabeshya mugenzi wawe nk'uko uriya mugabo bikora, uriya muturage uri kumwe n'abapolisi, yuko umujyana imodoka ikanyura muri iki kigo bakayisuzuma bakayiha certificate nzima, kandi mu by'ukuri bigaragara ko yatanze ruswa, imodoka ikavamo idafite ubuziranenge, byumvikane yuko iyo modoka ejo izagira ikibazo ikakigutera, nawe unayitwaye cyangwa na nyirayo ikaba yanagwa ukayibura. Ruswa babahaye ni igikorwa cyari kimaze iminsi gikorwa ku minsi itandukanye. Abapolisi uwo muturage yanyuzagaho amafaranga agenewe bari abapolisi, twamufatanya amafaranga 170. Dufata n'icyo kinyabiziga cyaciyemo kitujuje ubuziranenge. Icyo twavuga rero nuko turasaba abaturarwanda yuko bumva serivisi za MIK uko zitangwa, nta kubera kurimo, nta kimenyane kigomba kubamo, nta ruswa igomba kubamo, ariko bigira uruhare ba nyiri ibinyabiziga abashaka kunyura muri iki kigo ngo banyuzemo ibinyabiziga byabo mu gutanga ruswa, bagahungabanya umutekano cyane cyane wo mu muhanda. Abapolisi nabyo mu nshingano zabo bashinzwe kugenzura ibinyabiziga bakareba ko bifite ubuziranenge ku buryo bitahungabanya umutekano wo mu muhanda. Ariko noneho rero turagira ngo tuvuge yuko ruswa ihungabanya umutekano w'abantu n'ibintu. Abantu nibirinde kwitanga, abantu bandi nibirinde kuyakira, ariko noneho urwego rw'umutekano byo kirazira kikazirizwa. Amategeko arakurikizwa, nabo bagengwa n'amategeko nk'abandi. Amategeko ahana bariye ruswa abayakiriye, urumva n'ubufatanyacyaha bari kumwe n'uriya musivili bazajya mu nkiko. Ariko uretse yuko bumva nyine bangije n'isura ya polisi, iby'inkiko zizabibagenera, ubwo twaba tubiretse tukazareba uko bizagenda nyuma. Ariko bitanabaye polisi ifite n'aya mategeko ayigenga n'amabwiriza agenga discipline, ibihano byo byafatwa. Mu ikurikirana twasanze hari ibinyabiziga birenga kimwe uriya muturage amaze kuzana, ariko sindeba n'impamvu umuntu aza kukubwira ngo nkujyane ikinyabiziga cyawe guca muri controle technique, wakijyaniyeyo. Ariko noneho niba udafite n'umwanya ugashaka umushoferi wamubwiye agakurikiza amategeko, ntabwo ari byo rero, ntabwo ari byo. Abaturage babyirinde, twongere tubisubiremo ko ruswa ihungabanya umutekano w'abantu n'ibintu. Ni ikiho kiba cyagiye mu bantu nyine nk'abo ngabo baba babayerekrite cyangwa bavuganye na bagenzi babo bakabakorera ibidakorwa, ibinyuranyije n'amategeko, ibinyuranyije n'amabwiriza, ibinyuranyije n'uko ibintu bikorwa. Urumva ari ikintu ikiho kiba mu bantu mu giti cyabo. Baba ari abaturage baza gutanga ruswa batayitanze, nta icyuho kindi cyaboneka. Baba ari abapolisi iyo batayakira, nta handi icyuho cyaboneka. Ikibazo rero kiri mu bantu, imiterere yabo n'imitekerereze, nubwo baba bazi ko ingaruka zizaba zikomeye, zizabagora haba kuzakira haba no kuzibamo. Ihumure nabaha, ahubwo twabasaba amakuru, kubera ko abo bapolisi nta n'ujya kuvuga ngo genda unzanire ruswa, ngira ngo turababwiye yuko uriya muturage aza akareba uburyo ashakisha abantu mu nyungu ze. Iyo rero umupolisi abaye agize umutima woroshye akaba yagwa muri uwo mutego, birumvikana ko ingaruka zizamugeraho.
icyo twavuga rero ahubwo abaturage nibirinde gutanga ruswa, nibirinde gushaka gukora ibintu bitanyuze mu mucyo byemewe n'amategeko, ariko n'abapolisi nabo nk'uko tubivuga nibirinde kuba icyuho cyo guhanganya umutekano kandi bawushinzwe. Abaturage baduha amakuru, twebwe dukorana n'abaturage buri gihe, tujya tubivuga buri munsi yuko umunyacyaha wese atarafatwa ntabwo ari ukuba ko bizwi cyangwa bitazwi. Umunyacyaha utarafatwa ntabwo ari ukuba yuko nta byaha tuzi birimo kuba abantu batarafatwa. Abahigenzura, abahiperereza, abaguza amakuru, abaho kurinda tubafatanyira ngo twagiye tubivuga inshuro nyinshi. Upfa kuba rero wakoze icyo cyaha tukabimenya, uzafatirwa mu cyuho uyu munsi cyangwa ejo bundi, cyangwa bitinde bishirekera niyo haba nyuma y'ukwezi uzafatwa.